umunezero mwinshi nanone twongeye kugira kubw'iterano ry'uyu munsi kandi mbahaye ikaze mu izina rya Yesu kugira ngo n'ubundi Imana ibaho umugisha kandi bagire neza kubw'iterano ry'uyu munsi. Umugisha wo kuba imbere y'Imana ni umugisha ukomeye cyane ndetse n'umugisha uruta indi migisha kuri twebwe abantu twaremwe mu ishusho y'Imana. Twasomewe muri Yesaya igice cya 6 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 13, ariko ndagira ngo some umurongo wa 13 gusa, cyane cyane tuzirikana ijambo ndetse n'isezerano tugiye kumarana iminsi 7 yose rivuga ngo ubugingo bunesha, ubugingo bunesha. Yesaya 6 umurongo wa 13 ngo kandi naho igihugu cyasigarwamo n'umugabane umwe mu 10 nabwo kizongera gutwikwa nk'uko ibiti by'umwera n'umwaroni bisigarana igishyitsi bimaze gucibwa, niko urubyaro rwera rusa n'igishyitsi cyarwo. Imana ishimwe cyane. Ku cyumweru gishize murabyibuka neza yuko twari dufite ijambo ryerekeranye na Eliya buryo ki Ahabu na Yezebeli bamuhagurukiye ndetse aza kugira ubwoba cyane, aza kugira agahinda cyane, aza kwiheba cyane, ariko twabonye isezerano ry'Imana yuko igihe ibintu bikugaragarira nkaho bigeze ku iherezo burya Imana ibije gutangira gukora. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero ntiwihebe na gatoya, ntucike intege, ntihagire ikigutera ubwoba. Reka ubwe ngo niyo bwaba ari uburwayi bugaragara nkaho butamenyekana, niyo bwaba ari uburwayi bumenyekana, ndagira ngo we gucika intege, we kwiheba, we kwiganyira, kuko icyo gihe bigaragara nkaho byakomeye tubona ko Imana irazi gakora, kuko ni Imana ishobora byose, ni Imana izi byose, kandi ni Imana ibera hose icyarimwe. Imana ishimwe cyane. Aho tumaze gusoma uyu munsi rero nkuko twabisomewe uhereye ku murongo wa mbere w'icyo gice cya 6 cyo muri Yesaya ndetse ukarangiza icyo gice, turabona yuko Abisirayeli bari bagiye kwinjira mu kaga, ndetse Imana yari kubabwira ngo bamwe bazajyanwa mu mahanga ya kure, ngo noneho hazagira n'abagaruka. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero hari icyo tugomba gukora ngo tugire ubuzima bunesha, hari icyo tugomba gukora kugira ngo tubashe gushikama mu ijambo ry'Imana. Turagomba gusenga muri iki cyumweru, turagomba gukomeza kuba imbere y'Imana muri iki cyumweru, turagomba gukomeza isaha ku yindi, umunota ku wundi, tukumva ko Imana igomba kutwuzuza imbaraga zo mu buryo bw'umwuka. Uko ubyutse muri gahunda zawe z'umunsi ndetse na nimugoroba, ukumva ko uri imbere y'Imana kugira ngo iguhe imbaraga. Imana ishimwe cyane kandi n'ukuri Imana yawe icyubahiro. Kubw'ibyo rero muri iki cyumweru Imana irashaka ngo ugire ubugingo bunesha. Imana irashaka kugira ngo ushyire umwanya wawe n'imbaraga zawe mu gushaka iby'Imana igushakaho, kugira ngo ubicyaremwe gishya ufite ubugingo bunesha, uwuzure umwuka wera kandi uyoborwe n'umwuka nk'umwana w'Imana. Imana ishaka rero kugira ngo iguhishurire nk'ibyo yahishuriye Yesaya muri iki gice cya 6 cyo mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Nyine icya mbere mu byahishuriye Yesaya nuko yamuhishuriye umugisha uva ku ntebe y'ubwami, umugisha uva ku ntebe y'ubwami. Muri iki cyumweru tumare iminsi 7 buri munsi dutekereza umugisha uva ku ntebe y'ubwami. Umurongo wa mbere Yesaya igice cya 6 ngo mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyawo gikwira urusengero. Haleluya. Uyu munsi turi imbere y'Imana ngo igishura cyayo gikwira urusengero. Mu mwaka Uziya yatanzemo, Yesaya yabonye intebe y'ubwami bw'Imana. Muri iyi minsi 7 mureke dushake intebe y'ubwami bw'Imana. Imana imwe mu butatu ibane nawe, ibane nanjye, ibane natwe, ndetse n'abari gukurikira ubutumwa muri kure cyane. Ndagira ngo mbashishikarize kugira ngo buri munsi ubashe kwizera, ubashe kwemera ko Imana imwe mu butatu ari Imana iri kumwe nawe kandi igendana nawe. Imana ishimwe cyane kandi n'ukuri Imana ihabwa icyubahiro. Kubw'ibyo rero ku buzima bwawe, mu bugingo bwawe, Imana imwe mu butatu, Imana Data, Imana Umwana n'Imana
umwuka wera ubana natwe kugira ngo atuyobore. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu twebwe abantu twaremwe mu buryo butandukanye n'ibindi byaremwe byose. Ijambo ry'Imana mu Itangiriro igice cya mbere umurongo waho wa 27 ritubwira ko twaremwe mu ishusho y'Imana. Ntabwo ari byo gusa, ahubwo Imana yaduhumekeyemo umwuka wayo. Itangiriro igice cya 2 umurongo waho wa 7 haratubwira ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Haleluya! Umuntu ahinduka ubugingo buzima, ubugingo bunesha. Muri iki cyumweru dusenga Imana, uko uhumetse winjiza umwuka mu mazuru, wumve ko ugomba kwinjiza umwuka w'Imana kugira ngo wuzure umwuka w'Imana, ugire ubugingo buzima, ugire ubugingo bunesha. Ubyitoze gusa iki cyumweru, maze uzareba icyo Imana igukorera. Uzareba buryo ki uzisanga ufite imbaraga. Umwami Yesu Kristo yavuze ati cyakora cyo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, namwe muzabagabo bo kumamya uhereye Yerusalemu ni Yuda yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero umwuka wera w'Imana nicyo kigiye kuba icyifuzo tugiye gusengera muri iki cyumweru, kugira ngo tugire ubuzima bunesha, ubugingo bunesha, nuko tuba twuzuye umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Nanone muri Yohana igice cya 20 umurongo waho wa 22 ngo amaze kuvuga atyo abahumekeraho ati nimwakire umwuka wera, nimwakire umwuka wera. Ubugingo bunesha ni umwuka wera. Twakire umwuka wera. Muri Matayo 6:33 ngo ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, twe kwiganyira, kuko Imana izi ibyo dukeneye, ahubwo dushake kuzura umwuka wera. Buri munota, buri saha dushake kuzura umwuka wera. Imana ishimwe cyane kandi Imana yabwo icyubahiro. Muri Bakorinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 13 kuko mu mwuka umwe twese arimo twabatirijwe kuba umubiri umwe. Mu mwuka umwe twese niho twabatirijwe kuba umubiri umwe. Imana ishimwe cyane. Naho twaba Abayuda cyangwa Abagiriki, naho twaba imbata cyangwa ab'umudendezo, kandi twese twujujwe umwuka umwe, umwuka wa Kristo, umwuka w'Imana, umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo uyu nguyu Yesaya yabashiye guhishurirwa intebe y'ubwami bwo mu ijuru, intebe y'ubwami, intebe y'Imana, aho ibisubizo by'amasengesho bituruka. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo usengere rero kuzura umwuka wera. Uyu munsi ufata isezerano ry'Imana. Yesu yaratubwiye ngo tuzahabwa imbaraga umwuka wera natuzaho. Umwuka wera wonyine ashobora kugukiza n'ibyo abaganga bananiwe kukuvura. Kubw'ibyo muri iki cyumweru ufata akanya ujye wisabira Imana, utinyuzuza umwuka wera. Ufata akanya ujye imbere y'Imana, usaba Imana ikuzuza umwuka wera wayo. Imana ishimwe cyane kandi nukuri Imana yabwo icyubahiro. Kubw'ibyo rero ibyo Yesaya yabonye ari mu rusengero byerekeranye no gusenga, byerekeranye no kuramya Imana, byerekeranye no guhimbaza Imana. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri yahishuriwe ibyerekeranye n'abamarayika. Umurongo wa 2 Yesaya igice cya 6 ngo abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6, 2 yagurukishaga, 2 yipfukaga mu maso, ndetse n'2 yapfukishaga ibirenge. Abaserafi, abamarayika, Imana ikoherereza abamarayika kuki? Kuko uri umwana w'Imana. Igihe cyose ufata umwanya ukaza gusenga, ukaboneka mu materaniro, abamarayika barakurinda. Ijambo ry'Imana riratubwira hariya mu Baheburayo igice cya 1 umurongo wa 14 yuko Imana yohereza abamarayika ngo bagukorere. Ntabwo babona n'amaso, n'umuyaga ntabwo ubasha kuwubona n'amaso, n'umwuka duhumeka ntushobora kuwubona n'amaso, ariko ukuri kwa Bibiliya nuko Imana yohereza abamarayika. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero Yesaya yahishukiwe, yabonye abaserafi, yabonye abamarayika. Uyu munsi nawe ngwesheje umugisha mu izina rya Yesu kugira ngo uhishukirwe ko abamarayika bakurinda. Ntabwo ari wowe wirinda n'imbaraga zawe, ntabwo urindwa n'umuntu
umuntu ufite umwuka w'amazuru, oya, ahubwo urindwa n'abamarayika b'Imana, kandi ibyifuzo usengera abamarayika bazamura ibyifuzo byawe ku Mana, noneho kandi bakakuzanira n'ibisubizo. Imana ishimwe cyane. Yesu yagusezeranije kubana nawe, kandi hamwe n'imigisha iva ku ntebe y'ubwami bw'Imana. Kubw'ibyo hari imigisha iva ku ntebe y'ubwami bw'Imana, usibye n'abamarayika. Kandi Yesu Kristo yavuze ati, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mpera y'isi. Uyu munsi umwami Yesu ari kumwe nawe. Muri iki cyumweru tugiye kumara icyumweru tuzirikana ko umwami Yesu ari kumwe natwe. Ubwo n'ubugingo bunesha rero. Buri munsi, buri saha, komeza uzirikane ko umwami Yesu Kristo ari kumwe namwe. Icya gatatu Yesaya yahishukiwe, kandi nawe ugiye guhishurirwa muri iyi minsi 7, nuko hari igisubizo cy'igishyitsi. Igishyitsi ari cyo rubyaro rwera. Twasomye umurongo wa 13 hano ngo n'igihugu cyatwikwa kigashiraho rwose, niyo Abisirayeli bajya i Babuloni bose bakagenda, niyo bamwe bakwicwa, ariko igishyitsi kizasigara, ari rwo rubyaro rwera. Imana yarakwisigarije rero, wowe uru rubyaro rwera. Imana yarakwisigarije. Twapfukamira Bayali, nta mpamvu yuko twapfukamira ibigirwamana. Imana ishimwe cyane. Ndetse na Esteri na Nehemiya yafashe umwanzuro, aravuga ati ndagomba kujya gusana inkike z'i Yerusalemu. Ndetse Hagayi na Zerubabeli, abo bose bafashe ibanga rya Emmanuel, maze bagaruka i Yerusalemu, bagaruka kubaka inkike, kandi Imana yabahaye umugisha. Abo bose bahuye n'urugamba, ariko baranesheje. Iyo uri kumwe n'Imana imwe mu butatu, iyo intebe y'ubwami y'Imana igendana nawe, iyo Imana yohereza abamarayika bakakurinda, Imana yohereje abamarayika barinda Daniel mu rwobo rw'intare, niyo Mana ishaka kukohereza abamarayika muri iki cyumweru. Imana yohereje marayika akavana Petero mu nzu y'imbohe. Uwo marayika n'ubundi nawe Imana ikohereza marayika kugira ngo akuvane mu bikuboshye byose. Imana ishimwe cyane. Uko byagenda kose rero, Imana izagukoresha nk'igishyitsi yisigarije. Imana izagukoresha nk'urubyaro rwera. Niyo mpamvu Imana yagutoranyije, maze ikakubwira ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira, ntabwo ari ibibi, ni ibyiza, kugira ngo nkurememo umutima w'ibyo uzabona hanyuma. Mbahesheje mwese umugisha mu izina rya Yesu Kristo, ngo uyu munsi ubabere umunsi wo gutahukana intsinzi. Mbahesheje umugisha kugira ngo iki cyumweru cyose intebe y'ubwami bwo mu ijuru izagendane nawe mu byo ukora byose. Nguhesheje umugisha kugira ngo abamarayika bo mu ijuru boherezwa n'Imana bazakurinde, kandi